ukuri yakamwana afite imyaka 40 ntabwo nta nama yangira kubyerekeranye no kubakinga nanjye bamaze gutandukana n'abagore bangahe umwe wajya kugira inama yo kubaka atandukanye na mama Sandrine nyina w'abana atandukanye na ikiragihara rumbu ngo nuza kirakebe mama Queen ari mageragere ko mama Queen ntabwo twabonye munsi mwarabaye nagendaga rimwe waragendaga ukamarayo n'iminsi birutaye wajya ngo ayiranduze imyaka buriya nawe mwari mumeze nk'umugore n'umugabo no kuvuga umuntu utaye buri munsi bamwarabaye nk'umugore n'umugabo MTV Olivier MTV we munsi rero turi kumwe n'aba legend ndatekereza ko nta muntu n'umwe utabazi Uyatwe ntabwo twakwirirwa twisobanura kuko muratuzi kuri channel zitandukanye ariko MTV ebana mudufashe icano ni y'abanyarwanda icano ni y'abantu by'umwereko abantu muri Michigan, Texas, Arizona ino muvari from Nyabieke Olivier MTV rwose nimba ukunda nzovuka ukunda yaka icyo tugusabye no nabasab share na comment utogiye gukanda kuri yanzogera ese buriya iranzogera imaze iranzogera nanjye nimba ni inzogera y'igare ibyo ntukabimbaza iby'amagane bavuze ngo bakande kunzogera inzi ko ari igare biriya bintu iranzogera ni iki no kugira ngo video bigende bite nacyo kibazo nicyo nshaka kubabaza urumva iranze twebwe nama YouTube channel tugira nama touch tugira iyo nzogera ntabwo tuzi yari inzogera ngo mukande kunzogera mbo gusa turabakunda tolenga kabino for kutu batu bozana goma bato bozana kini penza ngana lela bino for yango nde bya mikolomike boye ngana zozonga penza na degal coup de chapeau la bino for penza no wanyishuye mose wabyutse mu nkweto z'umugore uri kunyitaho mu gihe gusabe yantaye banabivyukiye mu tubodaboda ubizindi yasize arimo kuzihanagura izindi nari kuzifura Mungu nago nyinutsi inkweto urabona mbyukira mu tubodaboda na nubu munkanguye narakaraba neza wambaye n'inkweto zire baduhanagure nari nyiza akamba mbere bituma n'ibirenge bitabye ibirenge bihumeka nawe kujya guhora wambaye inkweto zifunze mu minsi yashize wari ufite gisebe nkano gutya ngese ko ntari mu ndaya nkambyukana inkweto z'indaya ariko se we niba utari mu ndaya nta kamambiri ugira mu rugo ngo ujye urutsa n'ibirenge ndende ntabwo nagenda nzagura udusanda nka twa twitwa aho enda dufite twa dusandari twanye tumukara ariko turani ari yakanawe ninde musirimu umusirimu kugeza ubuse aka kanya ni ngewe turagakweto nambaye amasogisi ariko ngiye ndi kurelaxinga mwita umugore ari kuzicafuza neza muranzinduye ngiye ndi kurelaxinga mu dukama mukanya uzambare mukanya zo comprendre ntabwo rero wavuga ngo urundusha ubusirimu kwirirwa wiziritse nta mwanya ubona wo kuruhuka waryamye sangapi naryamye kare wari kumwe na Esther nijoro ariko kuki Esther gushuka buri munsi kandi ahora nge wambwira ngo singukunda koko tugakomeza tugashorera dufite ubwenge nese ko rimwe mbwabibwiye nese kubwiye duhari akabivuga zarani ngo ngewe ndovu simukunda none ni waruhari ngewe ndovu simukunda ariko ugakomeza ukamwihomaho nge wambwira ngo singukunda ugakomeza kwizirikaho kuko mumeze gutya Imana yaravuze ngo what's your mind ngo kunda ese umuntu nakwanga we ntuzamukunda ukuryo wambwira ngo singukunda gakomeza kwandira amafaranga umbwira ngo ntago nkunda buriya umuntu abashaka inkuru abarimo gushaka ibyo aza kuvuga ntago ari inkuru bwira uburyo wambwira ngo ntago nkunda ukomeza ukandira amafaranga ukomeza ugotomera amafaranga umbwira ngo singukunda ko twakubitanye n'ubundi inzoga zamurangiye yanyweye yanywaga Amstel buriya rero iyo utazari sinjye waguhamagaye buriya twari twapanze ko ngiye kumubomora nuko wahisuza nzova afite amafaranga babura ati mukomezanye buriya twari twapanze baza Noheli ninjye wari umuzanye twapanze gahunda yo kujya kumubomora uje rero sinjye waguhamagaye sinjye wakubwiye ngo ndi kwa Mutoni ngwino nihondi ugahituza nabwo ari kumubomora kuko ntabwo nyibana nawe icyo abashaka ni amafaranga wari wese amubomora uriya nubwo bavuga ngo indaya ngo nizagara ku muhanda
Bayista nawe ni indaya. Utese kandi adahagarara ku muhanda. Ega hari abantu batega bari mu kabari. Wowe yabonye umugabo se nta mucyuro. Iyo uvuga ngo sindaya muhura bwa mbere yaguciye 20,000. Nese urumva niko kazi kakora nyine. Niko kaza ko nose gutatari indaya. Ukunda kudefanda abantu. Uradefanda umuntu. Abantu bamenyere ko indaya ari nka za Sodoma zihagara ku muhanda. Hari n'indaya zishakira umugabo mu tubari. Bari abantu bose usambana nabo. Ntabwo ari indaya. Ntabwo meruka gusambana. Icyambere si umugore wawe. Ejo bundi wararanye nani? Mumbwira twaranye ninde? Muvugire hano se. Ninde wakuzaniye za nkweto? Ntabwo mwararanye. Urasa n'umugore wawe. Kuki uvuga ko atari indaya se? Ko ari bwo buzima turimo saraba kudefanda. Abagore dufite defanda ibintu byumvikana kuvuga ngo umuntu sindaya kandi wamusambanyije. Ore cyongo. Wamusambanyije si umugore wawe gutatari indaya. None se n'umugore uzi akajya gusambana n'undi mugabo utari umugabo nawe ni indaya. Wasambanye n'umuntu si umugabo wawe si umugore nturi umugore we nawe uri indaya. Nose haba abagabo b'indaya. Ni umukiriya w'indaya. Nta mugabo ubaho indaya aba ari umukiriya wawe kuko umugabo aragura. Njyewe ariko muri iyi minsi n'abagabo bari kubagura. Kereka kwaje kwapura abatinganye. Ni ukuvuga ngo njyewe ikintu nshaka gusobanura indaya ni umuntu wese usambana tuvuge uri umugabo. Niba ufite n'umugore njyewe mbwire n'abagabo niba ufite umugore ukamufatana n'undi mugabo uwo mugabo wasambanyije umugore wawe ntuzamurakarire kuko umugore niwe wamuhaye karibu. Tuvuge wenda wagiye mu kazi ntabwo warenganya umugabo warenganya umugore niwe wamuhaye karibu. None se niba umugore agwamagaye akubwira ati ikigabo cyanjye nta gihari cyagiye ku Gisenyi ibintu twiryamira urumva umugore niwe watanze uburenganzira. Ntabwo rero uwo mugore umugabo wasambanyije umugore w'abandi ari umugore wamwakiye ku buriri bw'undi mugabo. Abagore nimwe ba nyirabayaza. Abagore nibo bakira abagabo sibo bajya gushaka abagore. Nibo bakaribu. None se nje nkagutereta nkabwira se nta kuntu wanyaranje ukanyemerera ni wowe mara burenganzira ni wowe unyakiye. Ntabwo rero njyewe wagusabye uvuze ati sinshaka mfite umugabo genda nagufata ku ngufu. None se nk'ubu ngubu mbere ukibana na Dusabe usanze nka Nzova muri usanze nka Nzovu sinamureganye kuko Dusabe niwe wampamagaye. Ega buryo umusari inshuti yawe ntago wababara. Ntago nababara pasike Dusabe amubwiye ati ntago ngwa mfite umugabo wanjye ntago yamufata ku ngufu. Nese niba mwaye kare bakamushyira ku buriri bwanjye umugore niwe nyirabayazana. Niwe nyirabayazana. Ja. Ese ubu Dusabe se ibintu byumvikana. Twapfuye iki kugira ngo mutandukane? Bo Dusabe ibyo twapfuye narabisobanuye twapfuye uburyarya n'agasuzuguro. Sinyankunda umuntu mbeshye. Kamunengere hano ni gute yakasi inshuti yawe. Hari n'ikiganiro nigeze kumva uvuga ngo ushobora gutabara yaka aho kugira ngo utabare indangamirwa n'amafaranga. Abati yaka ni inshuti yawe nta wundi muntu wabona umeze nka yawe. Yakura mu muriro. Erega burya uzi icyo nabivugiye se amafaranga ushaka ndi iyo ufite ubuzima ariko inshuti ntabwo wapfa kubona indi inshuti nanone umugore washaka undi. None se nge nicyo nabivugira kubera iki wabonye yaka atandukanye na Dusabe nkumugira inama kugenda ubahuza. Reka nkubwize ukuri yaka mwana afite imyaka 40. Ndovu nta nama yangira kubyerekeranye no kubakiwe. Nanjye bamaze gutandukana n'abagore bangahe. Ino wajya kugira inama yo kubaka. Atandukanye na mama Sandrine nyina w'abana. Atandukanye na ikiragiye hararumbu ngo ntuza kirakiyebe mama Queen ari mageragere. Ko mama Queen ntabwo twabonye munsi. Mwarabaye. Nagendaga rimwe. Waragendaga ukamarayo n'iminsi 2 utaye. Wagira ngo yarandoze. Buriya nawe mwari mumeze nk'umugore n'umugabo. Nukuvuga umuntu utayo buri munsi bamwarabaye nk'umugore n'umugabo. Utandukanye na kirakiyebe kini ngo nesite. Umuntu utandukanye n'abagore bangana gutyo. Urumva? Inama byibuze mukongera mugasubira. Oya yingira hano.
ngira inama unyunga na Dusabe twumve. Nkugire Yakamwana, urabona hagati nge ntago meze nk'abandi bajya mu mashusho media bakavuga ibibera mu ngo z'abantu batahagize. Ngewe Yakamwana Dusabe ntabwo nzi icyo baba barapfuye, kuko bari inshuti zanjye, najyagayo bakangaburira bakagera bate tugagira gute. Njya no gushakana no wagiye umaze ukwezi kumwe Esther, nibo bantu natumiye baza tunywa agacupa tya gute, nkumva ko narongoye koko nubwo rwamaze ukwezi kumwe gusa. Ubwo rero Yakamwana ni mukuru na Dusabe ni mukuru, hagati bo nibo bagomba kujya gute bazi ibyo bapfuye. Ariko se none Yaka ntago yakubwiye ngo ati Dusabe dorangejeje bimeze biki? Ntabwo nari kujya ngewe buriya sinya nkunda kuvuga amagambo menshi. Bururame mukiranyanga, kame mukiranyanga. Ngewe Dusabe yari yaranyiziritseho yaranze kugenda, aho rambwira ngo nzaji iwacu nategereza ko agenda reka da. Ngewe mfata umwanzuro ndavuga ati iyi nzu narayishyuye, ngewe ndigendeye, n'ibikoresho byose ndabimusigira ndigendeye. Cyakora natwaye akamatera kamwe musigira indi matera nshyashya y'umutuku. Urumva ubu ngubu mbana bita mu Cyumbati, mbana n'umuvandimwe wanjye muri geto bita Etienne, n'ubundi narabana na Dusabe, uwo mujama niwe twabanaga muri geto. Urumva ntabwo ari ukuvuga rero ngo Dusabe ngo wenda hari izindi mpamvu zindi. Dusabe ngiye byabaye ngombwa ko dutandukana, buriya ibimennye televiziyo inshuro ebyiri hari hasigaye kuzamumena umutwe ugasanga ngiye imageragere. Aravuze ati ebyiri. Umwa mbere hari umudiaspora watuguriye televiziyo turayimanika. Dusabe mbwiye nabi ndebye kumumena umutwe ndayimena. Ubwa kabiri nawe ndavuga ati mumbabarire nayimennye kubera umujinya ngura indi none ku mafaranga yanjye. Dusabe arongera anesha umutwe ndayimena. Burangiye wo mujinya wanjye uba hafi, nanga umuntu umbwira nabi, nararashwe nararushye, na n'ubu nasubira muri M23 ajya mu kazi. Ngewe n'undi wese tuzaba ntukajye unkora mu bwonko. Babyumva abakobwa abagore, Yakamwana ntimuzamukure mu bwonko, ujye wubaha umugabo, kandi umugabo ni w'agaciro, umugabo ahahira urugo, umugabo n'uvunikiye urugo. Ngewe buriya mbwire n'abandi mutarashaka, nujya gushaka umugore muzabanze mu mare nk'amezi nk'atandatu umwigaho, umenye iwabo, umenye imico ye. Kumwe Dusabe yaraje aturutse iwabo nsanga hano i Kigali, sinjye wagiye kumuhiga iwabo, niwe waje kumiga hano. Araza arambwira ati Yaka ndagukunda, nshaka ko tubana, atari ko narabyaye mfite umwana. Ndavuga ati kweri niko bimeze? Ndavuga ati nta kibazo, nanjye sinkeneye ingumba, nshaka umugore wabyaye. Ariko sinzi iwabo, sinzi imico ye, n'uwo babyaranye bwa mbere sinzi icyo bapfuye. Araza turabana, ariko utudefo yagiye ankorera tw'uburyarya, bya bindi by'abanyamutare ngo bavukana yisumbuye, agenda anyereka ubwenge bwinshi. Senya nkunda umuntu mbeshya. Mwabona intarugwa anniversaire hano biti Tumba. Buriya anniversaire gutya ugafata rango mukoni nawe n'uwinyanzi. Wasanga nzova mwinshira. Sha nukuri ko nushaka uzagende mu bana. Yesindongera kubana naba ngiye. Oya. Ari umunyabutare mwene wanyu muziranye muvukana ngo yisumbuye. Buriya nta munyabutare ushaka kubana n'umunyabutare. Akunaniye uri umwana wa Goma hariya muri Kongo. Ngewe umunyabutare tuvukana ngewe genda umugogwe, twe nta buryarya tugira, nta bikabyo tugira, ntago tugira ibintu by'ubwenge bwinshi by'ubucakura. Ibyo bintu wacu nabya ibintu by'ububandi by'ubucakura. Mwaneka mitwe mwe, nari nifite miliyoni yanjye nyirabitanga ni wari uyibitse. Akimara kuza nkodesha inzu, ngura ibikoresho byo mu nzu byose arabisigaranye, ansubije ku isoko. Ninza wikodeshezaga nabimusiga. Mw'abantu mwabaye umuteko. None se Yaka uheruka mu nkambi ryari? Mbo mu nkambi ntabwo merukayo mu minsi yashize, kubera ko mfite dosiye yo kujya USA. Ngezeyo nsimbuka igipangu, Excelage aza kumfata nsubizayo, baravuga ati uri indiscipline igendere. Ariko ntabwo merukayo kabisa. Ariko gusa nge dosiye yanjye kujya USA. Ubu ngubu turi guhitamo ibindi bihugu ko Trump yaduhagaritse. Nshobora kujya France, nshobora kujya Australia, nshobora kujya Canada. Niba Trump yaraduhagaritse tuzajya no mu bindi bihugu.
mwasenze se manda ikarangira hakajyaho undi mu perezida iyo nashaka azagumeho ibyo n'ibindeba tuzajya nawe yo kujya hanze buri munsi nzova seka oya mu minsi yashize yavuga ko agiye gushaka ubwene igihugu bw'u Rwanda wakwiguma i Kigali ziraza ko nari nzi ko ngiye kubana na Dusabe nkaba umunyarwanda nkarongora umunyarwanda umugore wawe kabananiye kanisubirire mu nkambi washatse undi mugore nawe nzisubirira mu nkambi waje tukajya mu giturage tugashaka abagore njyewe nari nzi yuko kubera ko mbonye umugore w'umunyarwandakazi ariho bagubwene gihugu nanjye nkaba ndi impunzi nari nzi ko ngiye gufata ubwene gihugu nyibera umunyarwanda urabona ko bagiye gutanga n'ibyangombwa bishyashya nkaba umunyarwanda none umunyarwanda arananiye nese bigenze urabona hari abantu baba mu nkambi kuko nanjye niyo hari abakobwa beza baba ari yose tuze kurambagiza mu nkambi no uzi wacu Nyabiheke urahazi hari abakobwa twase tukazajya kwishakira abageni ikibazo bose nabo nibabaye abanyamugi sininja nk'abindi Nyabiheke ntabwo haba abakobwa naninja z'inkambi Nyabiheke ubwo ntibagenda bakora kwaje kwapura oya buriya hari abakobwa benshi akobera ubuzima bwo mu nkambi abenshi ndambabona hano i Kigali za Musanze bakora mu tubari kandi buriya umukobwa wagiye mu kabari arahinduka buriya barimo akantu ni ukuvuga ngo gusa njyewe ninjya gushaka nzabanza mbyigiye umenye umukobwa menye iwabo menye famiye ye banze nganire n'umuryango w'iwabo bamenye apure umukobwa tubanze ducungane neza dutagitingene neza ubundi tubana ariko kuvuga ngo umuntu araje arakubwiye ngo ndagukunda urayoye ukubise mu mago si ibi byambaye hose kandi noneho abagore ukuntu bateye buriya Dusabe tukibana bwa mbere eba naratahaga akanyuza ibirenge bigenda agenda abireka buke buke akansiga utuvuta eba turi muri sheri ishusho ariko twagiye tubana sheri byagiye bigenda biva yarasigamira ngo yaka ngo vayo hano sheri byagiye uko abagore bateye bigenda bigabanyuka bya bindi burya bavuga ngo sheri shirana n'agahara nibyo koko abantu bavuga ibintu batekereje Dusabe yagezeho kuko yari afite taci yagezeho abadiaspora bakazaza bavugana nawe abadiaspora bakamukubitiraho nk'ibiceri akaba atabyerekaye akamwana ndetse amafaranga yose yari akwerekaga amafaranga nibwo buryarya nkubwira rero buriya Dusabe ni iryarya hari ukuntu njyewe nk'abadiaspora baramagaraga ati yakariye ati yaka amafaranga tuyagushyirire bavuga ngo yashyire kuri nimero ya madamu cyakora nkahita nyakuraho ko niwe wari ufite telefone abadiaspora bose banshakaga niwe banyuragaho bakamuhamagara niwe wari umudiaspora nanamushimira cyane yaravuze ati rwose yaka umugore agufashe neza uri gusa neza ahubwo kamukubita amadolari 100 atari ko kubera ko wahita uyanywera kanyanyuze kuri nimero ya madamu wawe ayamushyiriraho mpitanye mubwira ati zana hano mwereza vuba vuba ukandi ubwo yari azi ngo yahaye umugore ariko ni njyewe ntabwo yabaga yahaye umugore ni ukuvuga yabaga yahaye famiye ariko biturutse kuri ndi kuri njye ko ni ababurada banjye twabanaga mu nkambi bayamwoherezaga kubera njyewe nkahita mubita impereza tukayamanaginga tugashyira kuri sako ibintu nyine cyakora ikintu nshimira Dusabe ni ikintu kimwe gusa yari amaze kunyigisha gusevinga nanditse n'agatabo kuri sako ndi mu bihumbi hafi 400 ku buryo wambaza 100 ku kanya nkahita njya kuri sako nkayaguha ariko ubu nta n'iki 10 wambaza nayo twagabanye ejo bundi amafaranga menshi ufite kuri telefone nangahe ubu ngubu hari icyata wiki ndakurusha ubu se wowe ufite angahe oya njyewe cyakora arahani mfite 70 ariko Nzovu waba yafite kuri telefone kuko ndashaka no kugura ibikoresho agiye kugura n'ibikoresho Nzovu arandusha muri iminsi yaramaze iminsi afite amafaranga banze ko bagiye bamwoherereza ariko nanjye uyu munsi kubera twatangiye weekend ntabwo ndi bubura abajama banjye from Michigan
bari buze kunagira hari haka abajama bari kuza nanjye buriya hari umutipe wambwiye ngo ninkubona ngo ahubwo nzakubwire uko gushaka oya buretse uyu munsi ni muri weekend aba diaspora ubu ngubu mukangiye gutangira mbahamagare urabahamagara kuri telefone mu mwangiraza kuri forum koko ningira amayinite uramuhamagara ningi ushizeho 2 urahamagara USA ubu ufite amayinite murangiye kugura amayinite aba diaspora aho bahereye hose ku isi mbonye bano n'aba diaspora banye ngewe bambujije kujya mvuga amazina yabo ngo niba twaguhaye we kujya ku macano ngo turirimbe cyangwa udushimire niba nagwaye Imana nyine nizi ko nagwaye shimira by'umwihariko watoto wa Michigan Kentucky Texas ariko harya ngo ari kuzajya Kansas ubundi abantu bibyumba mu bana abenshi bari aho bita Michigan Arizona Texas Arizona Kentucky Arizona nandi barari ariko aho ngo nibo bari benshi ngo tekate ni ntabwo ari tekate ni Kentucky Kentucky ntabwo ari tetati noneho abantu banyabiheke nabo bakaba benshi muri Arizona ngiye nari mfite shangazi ariko yagezeyo bahita bamugonga ataramara n'iminsi 2 abantu bo shangazi wanjye Imana imwirukore turabasuhuza rwose tuzaza kubasura mu minsi ndasuhuza Nyiramugisha muri Arizona nsuhuza mubyara wanjye mu Rutabo niba byara banjye nsuhuza n'umuvandimwe wakoraga yerika bita Dede muramuzi abo niba byara banjye bari Arizona mfite n'abandi babyara banjye abana ba Marume babaho bita Norvège mu Burayi Santsa Norvège Karama hari ikibazo nshaka kukubaza nese kuvuye mu kiganiro niko nanjye ngabe miye mikorane hari ikibazo nshaka kukubaza umuntu aguhaye miliyoni ubu none wayimaze iki miliyoni nabanza nkarya ubuzima ukarya ubuzima gute narya ubuzima rwose nkavuga ni ubu ngubu nabanza nkita ku bana banjye bakiga nkabagurira imyenda nkagera gute ubundi ubuzima n'umubiri wanjye nka ubuzima ugaha umubiri wawe ubuzima nkarya icyo ntari nsanzwe ndya rwose nkagira nimba ari ako gakoko k'akanyarwanda nkakarya nimba ari ihene nkayigura nkayirya ntagombye kujya kwirira ku ma YouTube channel ngiye nkayirya ngiye wayiguriye ari wowe wayiguriye ni ryari uheruka gufata amafaranga yawe menshi 1,100 utayakuye kuri channel cyangwa nta muntu wayabaye nigeze gufata 511 ari mu diaspora yampaye ariko yo nyine yari impano uravuga amafaranga yanjye yawe ngiye njya mu bimina hari ibimina tugira tugabana 2 mu mwaka mu kwa gatatu no ku itariki nka 20 z'ukwa 12 tugiye ngiye gufata nka 500 700 bukijya barayanjye nta muntu wayamaye kuko ugenda utanga amafaranga uko utanze amafaranga bayandika ku gatabo kawe ese nk'iyo umuntu akubwiye ngo never mind uba never mind yes mind numva ko ari umutwe mind ni umutwe never mind never agibwo never se guhakana never so guhakana never no guhakana urubwo never mind no guhakana umutwe oya byaba bisobanuye iki nyine never mind ako niko ntamenye nose nk'iyo uri kuganira n'umuntu ukumva arakubwiye ngo excuse me gatumva ntusanga yerega ntago urumva ngiye cyongereza ntacyo nzi twebwe twize mu Rwanda nta cyongereza twigaga mu Gifaransa ariko rero niga primaire ntago meze nka yaka uvuga ko icyongereza kigiye muri gereza ngiye ntago ndafunga kandi ntago nshaka ko bamfa kugira ngo nige icyongereza kizarura kugira ngo nzakige ndi muri gereza sinshaka gufunga nose nk'ubu ngubu ugiye kubera ko turi hari haruguru kuri hotel wavuze ngo uzi Igifaransa ugeragezamo gake sibyo nk'ibihumbi 510 wigeze gufata mu diaspora yaguhaye yatubwire mu Gifaransa twumva mu Gifaransa 500,000 500,000
500,000 ubwo ni 500,000. Na 10 noneho vuga ngo 500 na 10. 500,000 11,000. 11,000. 500,000 11,000. 500,000 11,000. Aho ngaho bishatse kuvuga ko ari 511 na 11. Ubwo ngubwo wari uvuze 500 gusa uhita usiga umwanya wongera kuvuga noneho bifatanye 500. Kubifata sinabishobora kandi uzi Igifaransa? Igifaransa nacyo ni gike. Ariko nko ku manota nk'icumi nabona mari. Okay, reka tugane ku musozo. Tugushimire cyane ku mwanya waduhaye ndetse na Yakamwana avuye mu kiganiro kitarangiye. Iwe ni ingeso ye dusanzwe tuyizi. Rero ndashaka usezera abantu. Ariko uraza kuvuga mu Gifaransa? Oya njye ni Kinyarwanda. Ubabwira ngo wakore subscribe. Wabungoye rwose. Abakunzi ba Olivier MTV turabakunda, tuzatuganira ntituzatubona akanya. Kandi mbonereho kubwira abari mu nkambi ya Nyabiheke mujye mufasha Olivier, ni umuhungu wanyu. Icyo ashaka ni abasaba share na comment mutojye gukanda kuri Ranzogera n'abakunzi banzu kugira ngo numve ko mu nkunda mushyigikiye YouTube channel itumbagire. Ama YouTube channel abayavunya abantu ngaho guhemba abakinyi baganire ngaho gutega iki nayo azagera ubwo ayagaruze. Kandi tubifurije umunsi mwiza n'imigisha ku Mana. None se uzaza Nyabiheke? Nzaza rwose, nzaza mbasura. Sawa urakoze cyane. Uragisoje? Ya turasoje.